Mwiriwe ahandi mwaramutse, nitwa Niyonsaba Nyirabwiza Vanessa, ikaze abakurikiye Umujene TV. Tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro urugo rwiza n'ijuru rito. Turebera hamwe uburyo wowe wubatse uko wakwitwara ukagira urugo rwiza, nawe utarashaka uburyo wazitwara ukazagira urugo rwiza. Titira kiravuga ati ntuzigere uzamura ijwi ku mugabo. Mwumvishe? Ntuzigere uzamura ijwi ku mugabo, birabujijwe. Ku mpamvu iyo ari yo yose imbere y'umugabo wawe. Ku mpamvu iyo ari yo yose imbere y'umugabo wawe. Yaba hari icyakoreye kibi, yaba hari icyakugiriye kimeze gite, ntuzigere umuzamuraho ijwi. Wowe mugore icishe bugufi, umwereke ko umwubashe, nawe azakubaha. Ntabwo mvuze ngo bisi niba nta cyaha wakoze ngusabe imbabazi. Umugore mwiza nucisha bugufi, akamenya ko umugabo we ari umugabo. Yabifata nk'agasuzuguro. Ese byabaje kuba wubatse ariko umugabo wawe buri munsi akajya kubona agasuzuguro, kuko amagambo umubwira ijwi uzamura hejuru. Yewe mubyeyi, niba ushaka kubaka icishe bugufi. Niba ushaka kugira ngo urwawe ruzabe ijuru rito, icishe bugufi. Manura ijwi, urimanure gake gake, wumve ko ari umugabo wawe. Imana ishimwe, yakandaga icyubahiro. Umujene TV, mwibuka gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Murakoze. Ane magambo dufite kugira ngo tubagezeho, tubibagezaho, kandi Imana yacu idufasha.